Munsi noneho ni hatari. Njye ugarutse nyine ni chef Olivier. Uyu munsi ibintu nabateguriye birarenze. Ariko mbere yuko mbibabwira, ikintu cya mbere, channel ya YouTube ukareba wakera ugakora subscribe, warangiza hasigaye ukikurikira ibyo guteka byose uzabisangaho n'ibindi biraje. Ariko uyu munsi ni hatari. Uko nabibabwiye rero, uyu munsi ni hatari. Tugiye kubatekera iki? Ni ukuvuga ngo iyo ugiye guteka nk'urugero ipirawu, ubwo umuceri nicyo kintu bari icyambere. Iyo ugiye guteka imvange barakubaza ngo ko tuza kubonamo ibishyimbo, wenda haraba hari iki kindi. Uyu munsi rero njyewe ngiye guteka imyumbati, niyo ngiye guteka. Ariko abantu benshi tuzi ko uburyo ushobora guteka imyumbati ari ukuyitogosa, ari ukuyigereka ku bishyimbo n'ubundi buryo bwinshi. Njye ariko ngiye kubatekera imyumbati itetswe ubundi buryo. Ngiye kubatekera imyumbati ivanze n'inyama. Abantu benshi baratangaye, bagiye kubaza ati ibi birakunda? Ibi ni ibiryo byiza cyane, binaryoha. Ibyo rero tugiye gukoresha, mfite imyumbati, mfite inyama, nkagira ikintu bita ishu. Dore murebe ukuntu ishu yanjye nayikase. Ntabwo nayikase kwa kundi dukata dutoya. Ishu nikatamo ibisate binini. Hagira icyo bita ikibiringanya. Iyo utagifite ushobora no gukoresha intoryi, ariko urazihata ntuzikate gusa. Mfite inyanya, hagira igitunguru cy'umutuku, hagira seleri, hagira karoti, hagira puwaro, hagira na poivre, hanyuma nkagira na katungurusumu. Hano nkaba mfite magi na sauce tomate zacu. Ibi ngibi nibyo tugiye kwifashisha kugira ngo duteke imyumbati. Ikintu cya mbere gikorwa, nkuko mubizi, imyumbati irakomera kandi n'inyama nazo ziba zikomeye. Ngiye kubanza mbize imyumbati, hanyuma mbize n'inyama. Ibindi byose biraza gukoreshwa nyuma yuko mbijije ibi ngibi. Ibi bintu ni ibiryo bikunda kurya abatanzania, bo babirya nk'ipirawu, ariko nawe nuza kubiryaho uraza kubyumva. Murakoze. Tugiye gushyiramo inyama, karanga inyama kanya gato, hanyuma ukaza guhita ushyiramo imyumbati zisa nk'izitangiye gufata irangi. Ubu rero dushyizemo na ya myumbati yacu, hanyuma tugakomeza tukavanga. Nibuke ko inyama twazibijije, nitugeraho gushyiraho amazi twe turashyiramo wa mufa wa za nyama. Kadushyiremo noneho n'umunyu, wongera ukagaragura. Iyo bigeze aha rero uba ugiye kugera igihe cyo gushyiramo bya birungo. Ku birungo aho ushyiramo byose icyarimwe. Ko n'ubundi ikiba kigambiriwe ni ukubitogosa bikaza gushya neza.
ugashyiramo na ka gatungurusumu, ugashyiramo na bya bibiringanya, ugashyiramo sosi tomate, iyo wakoresha iyo ari yo yose nta kibazo. Ugashyiramo twa tumagi, hanyuma tugeze kuri faze finale. Ubwo ngomba kureba ko umufa wanjye unyegereye na yamashu, kuko ntabwo nongera gukoresha umudaho. Icyo nkora ni iki: nshyiraho yamashu, nkirinda kuza kongera gukoramo indani, ngaragura. Ibi ngibi iyo birangiye mpita nsukamo wa mufa. Hasigaye nkarindira iminota 30. Byabonetse rero, igisigaye ya myumbati yacu n'inyama ni ukubyarura ukabitegura ku meza abantu bakabirya. Ubu ni uburyo bumwe twaberetse uyu munsi, tuzongera tubereke n'ubundi utaha kugira ngo mujye mukomeza mwihaze mu biribwa. Urabona ko byose birimo.